Imana ishimwe cyane kuduheza umwanya mwiza nk'uyu kandi namwe mwebwe munumva Imana ibahe umugisha mwebwe mugiheza ijambo ry'Imana agaciro mugafata umwanya wanyu mukaritegera dore benshi kuri benshi ryamaze guhinduka demode ryahindutse ibisanzwe ariko mwebwe mugifite iyo nyota Imana ibaheze umugisha ni nayo mpamvu rero nifuje ko tuganira kuri iri jambo rivuga ngo igitambo gikwiye ni ikihe ibitambo Uwiteka yishimira ni ibihe bitambo dutanga Imana ikavuga ngo ikavivura ikavuga ngo ngibe bitambo bigeze ku mutima Imana nishimwe cyane ibitambo dutanga Uwiteka akishima ni imitima yacu ni imibiri yacu ni ingingo zacu iyo twazikoresheje icyo Uwiteka ashaka ibyo nibyo bitambo Uwiteka yishimira tubisomye mu Baroma isura 12 umurongo wa mbere Paulo yabwiye abaroma arababwira ati kandi yarabinginze arababwira nuko bene data ndabinginga kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ihinduke ibitambo bizima byera bishimwa n'Imana uko niko kwikorera kwanyu gukwiye ngibyo ibitambo Uwiteka yishimira si ibindi Imana ntiyishimira ibi bitambo dutanga ntiyishimira amafaranga n'amamodokari ntiyishimira amazu ahubwo Imana yishimira twebwe abo yaremye twebwe Imana nishimwe cyane ni twebwe yishimira dutange imibiri yacu ihinduke ibitambo ibyo bitambo nibyo bizanezeza Uwiteka nitwatanga ibitekerezo byacu tukagira samiri safi tugatekereza ibiri mu ijuru ku Mana tugatekereza nk'abana b'Imana tugatekereza nk'abatuye mu ijuru tugatekereza nk'abarokotse tugatekereza nk'abakijijwe tugatekereza nk'abakiriye ijambo icyo gihe tuzoba twadutanga igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana kandi uko niko kwikorera kwacu gukwiye ta kundi gukorera Imana gukwiye nubwo twaje mu rusengero tugasirimba bingana gute nubwo twaje mu rusengero tugahanura bingana gute nubwo twaje mu rusengero tukabwiriza bingana gute ariko tutaratanze imibiri yacu ihinduka ibitambo bizima bishimisha Imana uko ntabwo tuzoba turiko dukora uko tuzoba twadukorera mu nduru niyo mpamvu dusanga abantu bagiye gusenga bakavuga ngo twanezerewe uyu munsi bataha ariko bikaba kwa kundi bwa buzima ntiburiwe buhinduka uyu munsi twumvise ijambo uyu munsi twumvise indirimbo zima uyu munsi twumvise bitunezeza ariko ntibariwe bahinduka na gato nukubera iki nuko batatanze imibiri yabo ihinduka ibitambo bizima byera kandi ibyo bizashimwe n'Imana mu gihe utatanze umubiri wawe uhinduka igitambo nta kabuza uzahora ukosera Imana nta kabuza uzahora ugongana n'abantu nta kabuza uzahora ubabaza Imana kuko umubiri wawe tiwowe utanzeho igitambo cyera gishimwa n'Imana nta kabuza uzavuga nabi nta kabuza uzokora nabi nta kabuza uzavusha amaraso nta kabuza uzakora ibyangwa n'Uwiteka nta kabuza uzakora ibyo kamere yishimira kuko umubiri wawe ntiwowe utanzeho igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana Imana nishimwe cyane ni nayo mpamvu inyigisho zahindutse muri iki gihe abantu basigaye baragize ishaka ry'umurimo wabo abantu tibakigira ishaka ry'umurimo w'Imana tubwira abantu inzira igana Siyoni tubwira abantu inzira itujana mu ijuru tubwire abantu icyatuma dutanga imibiri yacu ihinduka ibitambo ahubwo twahinduye inyigisho dusigaye tuvuga ngo nimutange kugira ngo muronke imigisha yego iyo migisha twayironka twatanze ariko nyuma y'imigisha nta Mana ibyo bizatumarira iki nyuma y'imigisha tudatunze Imana ibyo bizatuma tutarimbuka inyuma y'imigisha tudashaka Imana ibyo bizatuma twinjira mu ijuru Siyoni ku Mana ibyo bizatuma tuzaja kuririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana nyuma y'imigisha idatunze Imana nishimwe cyane umukozi w'Imana niwe bivuze neza aravuga ngo nuwanyimika nkaba umwami w'ishanga rikomeye ariko ndimbata y'icyaha ibyo sinabyemera uwo ni Billy Graham wabivuze nuko yaramaze kumenya neza nkuko imigisha iruta yindi migisha nugutunga Kristo agaciro karutu akandi gaciro nugutunga Yesu Kristo kandi ndi watunga Yesu Kristo utaritanga igitambo ubwawe utaritangaho igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana kuko takundi kwikorera kwacu gukwiye nuko gusa nugutanga ibitekerezo byacu nugutanga
ururimi rwacu, ni ugutanga imitima yacu, ni ugutanga amaboko yacu, ni ugutanga amaguru yacu, ni ugutanga ingingo zacu zose, izo zose zikezwa zigatangwaho igitambo gishimwa n'Imana. Uko niko gukorera Imana konyine gukwiye. Nyuma yaho ibindi ni accessoire. Tuzagende dutanga amamodokari, tuzagende dutanga amafaranga, hanyuma tubone imigishaga y'ibi byo mu isi, tubashe kugubwa neza, tugira abana, tugira ibintu, tugira amafaranga, tugira amazu, tugire ibyo byose, tubone uburyo tubaho noneho turye iyi mibiri yo hanze ibashe noneho kugubwa neza. Ngicyo igisigaye kinezeza abantu, umugisha waha mwisi, umugisha waha mwisi, aronke ibituma arya, abyibuhe, amererwe neza. Nibyo gusa nibyo abantu bishimira, ni nacyo kibatwara mu nsengero kugira ngo batange babone iyo migisha. Yego iyo migisha si inyanze, iyo migisha ni myiza, ariko ikigenderewe si imigisha, ikigenderewe ni ugutunga Imana, kuko niwo mugisha uruta iyindi migisha yose. Uwo niwo mugisha uruta iyindi migisha yose. Imana nishimwe cyane. Uko niko gukorera Imana gukwiye. Yewe waririmba indirimbo zikabiza ubusa, wavuga ivuga butumwa rikabijya ubusa, wahagarara insengero zingana gute kwisi, izo zikabiza ubusa, mu gihe utaratanga umubiri wawe uhinduka igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana. Mu gihe utaratanga umubiri, ministere zose wakora, izo zose ni ubusa mu bundi. Bwana Yesu asifiwe sana. Waterana kuva ku wa mbere kugeza ku wundi wa mbere, ariko udatunze Imana, ibyo ni ubusa mu bundi busa. Ntibizatuma udakora ibyo kamere ishaka, ntibizatuma udakora ibyo umubiri wawe ushaka, kandi ibyo ntibizatuma udacigwaho iteka. Imana nishimwe cyane. Ntibizatuma udacigwaho iteka. Rero izo nyigisho twokabaye tuzihagaritse, tukabwiriza abantu gute twashaka ubusabane n'Imana, tukabwiriza abantu gute twahinduka, ni gute twakora kugira ngo duhindukire, ni gute twakora ngo imibiri yacu tuyitangeho ibitambo. Nyuma yo gutanga imibiri yacu ibitambo, icyo gihe nicyo gihe tuzaba mu munezero w'iteka ryose. Icyo gihe nicyo gihe tuzanezeza Imana, kandi abazanezeza Imana abo bazagubwa neza, abo bazahabwa igihugu basezeranijwe, abo bazaba mu ijuru ry'abera, abo bazaririmba indirimbo y'umwana w'intama w'Imana, kuko abo banejeje Imana, abo bari ku mutima w'Imana. Imana nishimwe cyane. Impamvu abantu tudahinduka dutuye mu nsengero, nuko imibiri yacu tutayitanze, imibiri yacu twayibikiye urwango, imibiri yacu twayibikiye amatiku, imibiri yacu twayibikiye ibikorwa bibi ibyangwa n'Uwiteka. Twarangiza tukavuga ngo turasenga, twarangiza tukavuga ngo turaterana, twarangiza tukavuga dukureye amatorero, twarangiza tukavuga imirimo y'Imana turayikora, ngo twarakijijwe, tukikivanga mu bintu nk'ibyo, tugihuzagurika. Imana nishimwe cyane. Tugihuzagurika, twarangiza tukavuga ngo turi abakirisitu, tukija mu nama zo kwicana, tukija mu nama z'urugomo, tukija mu nama Uwiteka atishimira. Icyo gihe tumenye kuko twadukorera mu nduro. Imana nishimwe cyane. Kandi Imana ntikeneye ibyo dutunze, kuko Imana si umukene. Imana itunze byose, itunze ibyo tubona, itunze ibyo tutabona, byose ni ibyayo. Rero izo nyigisho tube tuzihagaritse, tubwira abantu iby'ijuru, tubwira abantu ibyo gukiranuka. Ibyo nibyo bigezweho, ibyo nibyo bizagira icyo bimarira abantu, ibyo nibyo bizagira akamaro mu bantu. Imana nishimwe cyane. Yohana aja kubyandika neza ku isura ya 3 umurongo wa 13 nako umurongo wa 15, yaravuze ngo nguko Imana yakunze abari mu isi cyane, zatumye itanga umwana wayo w'ikinege, kugira ngo umwizera wese atagira gute, atarimbuka, ahubwo ahagire gute, ahabwe ubugingo buhoraho. Umwizera wese, twizera Imana. Imana ntabwo ifite mission yo guhabwa ibintu, Imana ntabwo ifite mission yo guhabwa amamodokari. Imana icyo cyo kigenderewe, icyo cyo kigenderewe ngo dutanga amamodoka, dutanga amazu, dutanga ibyo dutunze byose. Oya, si icyo. Iyo sabwa ariyo papasi y'Imana, iyo ntabwo ariyo mission y'Imana. Mission y'Imana ni iki? Mission y'Imana ni ukugira ngo hatazagira n'umurimbuka, hatazagira n'umwe ubura ijuru, hatazagira usa n'ubaye kure n'isezerano ry'Imana. Mutekereze ukuntu Imana yakoze ibishoboka byose, itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo ize idukure mu mbata z'icyaha. Kuko icyaha nicyo kiza kitujana kure n'Imana, icyaha nicyo kiza gituma dupfa, icyaha nicyo kiza gituma duteseka, icyaha nicyo kiza gituma tugira ubuzima bubi. Itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese uwumvira ijambo mpaye mvuga, uwumva iby'Imana ivuga, akizera, agatanga umubiri we igitambo, uwo ntakarimbo kazahabwa ubuzima bw'iteka ryose. Rero bene data, mutanga ibitekerezo byanyu mu bitangeho igitambo,
mutange imibiri yanyu muyitangeho ibitambo, amaboko yanyu muyatangeho ibitambo. Ubwo nibwo muzahinduka abera, ubwo nibwo muzahinduka abanyamahirwe, ubwo nibwo muzaronka ubuzima bw'iteka ryose. Kandi uko niko kwikorera kwanyu gukwiye, ibindi byose muzakora ni ubusa. Amen.